hari igitabo cyitwa How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Kwa kino gitabo kirenze. Kino gitabo ni cyiza, ni igitabo cyanditswe na Scott Adams, kijya hanze muri 2013. Adams yasangije abasomyi ubuhamya bwe n'inzira buri muntu wese yakoresha akagera ku ntsinzi mu buryo bworoshye, kandi amahirwe yo kumanika amaboko akaba ari make cyane. Uko watsindwa kose ntumanika amaboko. Amazina y'umwanditsi yose ni Scott Raymond Adams. Uyu ni umuhanga mu bya katuni, akaba n'umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika wibanda cyane ku bukungu n'ibindi. Yavutse ku itariki 8 Kamena mu mwaka wa 1957, yavukira New York. Isomo rero ry'uruti riri muri iki gitabo tugiye kugarukaho ni irijyanye n'itandukaniro ry'aho ugana n'urugendo ruhakugeza. Aho ugana n'urugendo ruhakugeza bigomba gutandukana, nuko Scott abyizera. Iki gitabo umuntu ashatse yavuga ko ikintu cyo kwitabwaho cyane mu buzima hagati y'aho ugana n'urugendo ruhakugeza ni urugendo kurusha n'aho ugana. Iki gitabo kivuguruza ibintu byo kubaho ubuzima bufite intego, ahubwo umuntu akabaho ubuzima bugizwe n'ibisabwa kugira ngo umuntu agere kuri iyo ntego. Mu magambo ahindura ubuzima muzayibona kenshi, turavuga tuti ugomba kugira ubuzima bufite intego, ariko kino gitabo kivuga ko intego ahubwo igomba kwirengagizwa. Intego ngo ni ibintu by'abahombyi. Ubuzima bwacu bwose tubumara twiruka ku ntego runaka, ariko Scott we abirebera mu yindi ndorerwamo. Umuntu ashobora gushyiraho intego koko akayiharanira akayigeraho, ariko kuri Scott avuga ko kugira intego ni ibintu by'abaswa. Kubera iki Scott rero avuga ko kugira intego ari ibintu by'abaswa? Abahanga bakora iki? Abahanga benshi rero bo ikintu bakora bita ku bisabwa mu rugendo rwo kugera kuri ya ntego, intego bana yirengagije burundu. Kino gitabo kirarenga. Abahanga benshi ko badushishikariza ko kugira intego y'igihe kirekire ariyo nzira nyamukuru yo kuba umutsinzi, ariko uyu mwanditsi we akavuga ko kugira intego bikorwa n'abantu b'abanyantege nke. Umwanditsi ashaka kugaragaza iki? Scott avuga ko nujya mu mateka y'abantu babaye abatsinzi muri ubu buzima uzabona ko ari abantu batandukanyije ikintu cyitwa intego, ahubwo bakubaka icyo bita system. Ni abantu bakurikiranye system. Ni abantu batita kuho bagana, ahubwo bita ku rugendo rubaganishayo, ku buryo yibagirwa n'aho agana we icyo areba ni urugendo. Uyu muhungu uko arenze. Uyu mwanditsi atandukanya intego na system mu buryo bukurikira. Intego ni ikintu ushyiraho ushaka kugeraho. System ni inzira cyangwa se uburyo ukoresha kugira ngo ugere ku ntego. Kuri we rero intego si ngombwa, ahubwo numara no kuyishyiraho hita uyibagirwa. Ikintu ukwiriye ahubwo kurikira ya system. Urugero rwagufasha kubitandukanya, reka mbaye nk'urugero nko ku muntu yifuza gutakaza ibiro. Intego ni iki? Ndashaka gutakaza ibiro 30. Iyo ni intego. System ni iki rero? System kugeza kuri ya ntego ni ukurya ibiribwa biboneye, gukora siporo, kuruhuka bihagije n'ibindi byagufasha gutakaza ibiro 30 wenda mu gihe cy'umwaka. Scott arakubwira ngo kwiruka marato ni intego, ariko kwitoza buri munsi ni system. Mu gihe rero wamaze gushyiraho system, ibyo byo gutakaza ibiro 30 uhita ubyibagirwa. Ntukanabitekerezo cyane, ahubwo ita cyane kuri bya bindi bigufasha kuzabitakaza. Urugero ibiribwa biboneye, gukora siporo, kuruhuka bihagije n'ibindi byabigufasha. Urundi rugero nabaha kugira ngo mubyumve, gukorera miliyari y'amafaranga bishobora kuba intego, cyangwa gukorera miliyoni, gukorera miliyoni 100. Ariko gushyiraho business, ugashyiraho abakozi baboneye, ukayamamaza, ugakora ibisabwa byose kugira ngo business yawe izabyare amafaranga, ibyo nibyo bita system. Abantu bose bageze rero ku ntsinzi ntabwo bakurikira intego gusa, ahubwo bakurikira system ibageza kuri ya ntego. Muri make ni byiza kugira intego mu buzima, utanayigize waba ufite ikibazo, ariko niba ari uhanze amaso gusa, Scott ubwo buryo abufata nk'aho ari uburyo bw'abanyantege nke. Hari ibyago byinshi byo gutsindirwa mu nzira.
ariko hamwe na system ikugeza ku ntego runaka, iyo system izagufasha kugera kuri iyo ntego unagere no kuzisumbuye ahubwo. Muri make niba intego wihaye, iyo ntego ushobora kuyihanga amaso nka 80% mu gutangira, ariko mu gihe intego wamaze kuyibona, wamaze no kubona system, intego hita uyikuraho amaso yawe yose nka 80% uyahange ahubwo system ikugezayo. Intego niba ari 80% mu kuyihanga amaso, 20% bikaba bizagufasha kuyigeraho. Hita uhindura umuvuno, ibituma ugera ku ntego ubihe 80%, none intego uyihenga 20%. System ni ibintu wubahiriza buri munsi bikugeza kuri ya ntego runaka. Goal naho ugana, system ni inzira ikuganishayo. Gutakaza ibiro 10 ni intego naho ugana, ariko kurya neza, gukora imyitozo ngororamubiri ni system ikuganishayo. 80% by'umwanya wawe biharire kurya neza no gukora imyitozo ngororamubiri. 20% uba ari gutekereza kuri bya biri 10 ushaka gukura. Gutsinda ikizamini cya leta ni intego, ariko kwiga cyane ni system. Kugira intego ni byiza kubera ko bigufasha no kumenya system runaka urakoresha ukagera kuri iyo ntego. Ariko nyuma yo kubaka system, iby'intego nushaka uhita ubyibagirwa. Hanga amaso system. Hanga amaso system. Iyo wahize umuhigo ntuwusohoze mu gihe runaka, hari igihe bigutera guhangayika ku buryo biba byoroshye ko wanamanika amaboko kubera ko utari kubigeraho. Ariko guhimbwa umuhigo ugashyiraho inzira zo kuwuhigura, warangiza ugakurikirana iyo nzira, uko byagenda kose umuhigo birangira uwuhiguye. Nta kabuza, kuko inzira ikugezayo n'ubundi ihora ari yayindi. Iby'intego rero byibagirwa, ahubwo uhanga amaso iyo nzira ikugezayo. Iki gitabo nta kindi kivuze uretse gutandukanya goal ndetse na system. Goal ni intego y'ikintu ushaka kugeraho, system ni inzira bizanyuramo kugira ngo ugere kuri iyo ntego. Nuhiga umuhigo ugashyiraho inzira zo kuwuhigura, warangiza ugakurikirana izo nzira, umuhigo buryo ushatse wanawibagirwa, nta kintu uba ukivuze. Umuhigo uzawugeraho byanze bikunze, bizarangira uwigejejeho, kubera ko inzira nizo ugomba guha agaciro ku kigereranyo cya 80%, 20% akaba ari isigara ku ntego gusa. Mu gutangira intego ishobora kuba ifite 80%, noneho inzira mu gihe uri kuziremaremya zikagira 20%, ariko mu gihe wamaze kugera muri za nzira zo kugera ku ntego, nta mpamvu yo kwita kuri wa muhigo. Amahirwe yo kugerayo aba ari menshi cyane iyo witaye ku rugendo kurusha uko wita kuhugana. Indi mpamvu ari byiza kugira system aho kuba inzozi, nuko iyo ukabije inzozi runaka, n'ubundi ntabwo ari ibintu biramba, kubera ko nyuma y'igihe uhita uhiga undi muhigo w'izindi nzozi ushaka kugeraho nanone. Nuzigeraho nabwo bikazaba uko nguko. Uko ukomeza guhiga umuhigo runaka rero, niko ukomeza gushaka uwisumbuyeho, niba ariko nabyita. Uko bisubiramo kenshi niko byigaragaza nk'umuruho uko igihe gishira. Ni mpamvu guhora uhiga umuhigo wongeraho ntabwo ari byo. Ahubwo iyo ari system imwe, igenda ituma uca uduhigo ahubwo dutandukanye. Wowe urakora gusa. Urugero nabahaye urugero kuri byandi by'amafaranga, niba waravuze uti uyu mwaka reka uzarangire wenda mfite 1,000,000, reka uzarangire mfite 1,010,000, reka uzarangire mfite 1,000,000. Ni urugero wenda bitewe n'urwego rw'umuntu, cyangwa se reka uzarangire mfite miliyari. Niba warubatse system ituma ukorera amafaranga, nta mpamvu yo gutekereza no kuri ayo mafaranga uzahigura. Wowe komeza ukore gusa, uzashiduka n'iyo miliyari warayigeze, niba ariko nabyita. Icyo rero nicyo gitandukanya system n'intego. Niba ari ibiro 10 washatse gukuraho, ukavuga uti uyu mwaka ngomba gukuraho ibiro 30 cyangwa se ibiro 20, wowe icyo ukora, komeza wite ku mirire yawe, wite ku myitozo ngororamubiri, wite ku misinzirire yawe. Ibyo bijyanye n'intego n'ibiro ubyibagirwe, ntukajye no ku munzani, kubera ko guhora ku munzani nuko uba witaye ku ntego cyane, ku kigereranyo cya 80%. Rimwe na rimwe ukanacika intege, niyo mpamvu utanabisohoza. Ariko we niwita ku mirire, ibiro bizijyana uko byagenda kose. Ntuzanamenya nuko byagenze, uzashiduka nyuma y'umwaka warakuyeho ibyo biro, ahubwo byaraniyongereye. Niyo mpamvu bakubwira ko uburyo bwiza bwo kurema system kurushaho nuko washyiraho intego, hanyuma iyo ntego ukayirengagiza, ahubwo kubaka ibintu bizakugeza kuri iyo ntego. Ukibaza ibibazo.
niba ushaka kugera ku kintu runaka, urugero niba ushaka kugabanya nk'ibyo biro navugaga, uribaza ikibazo kigira kiti ni iki kintu gituma abantu bagabanya ibiro? Igisubizo uri bubone ni uko wenda barya ibiribwa runaka, banywa ibintu runaka, baritoza muri ubu buryo. Ibyo rero ubonye nk'ibisubizo nibyo utangira gukora muri buri munsi, intego ugahita uyibagirwa mu gihe watangiye kubikora. Imbogamizi uhuye nazo nabwo ukibaza ikibazo, ese umuntu uri gukora imyitozo buri munsi yahuye n'izi mbogamizi akora iki? Igisubizo ubonye ukagishyira mu bikorwa gutyo gutyo, kugeza igihe uzubakira system ikomeye ituma uhora ukora ibintu bimwe buri munsi ubisubiramo, byose bikuganisha kuri ya ntego wihaye. No kwihangana burya biziramo aho ngaho. System ni ikintu wubaka gahoro gahoro kugeza igihe kibaye ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kubaka system ikomeye bisaba kwibaza ibibazo, ukabishakira ibisubizo, ibyo bisubizo ukabishyira mu bikorwa buri munsi, waba umeze neza waba umeze nabi. Buri gihe nta rwitwazo uba ufite iyo wamaze kubaka system. Muri make niba ushaka kurira umusozi, ntabwo ukwiriye kureba hejuru y'umusozi ngo uhange amaso ukuntu umusozi ureshya. Aho tera intambwe imwe ukomeze uyitere ubudahagarara, uzashiduka wageze hejuru y'umusozi. Nukomeza guhanga amaso agasongero k'umusozi, uzacika intege utaranatangira, cyangwa ugezemo hagati uhita umanika amaboko. Kwa kuntu umuntu ashaka kugabanya ibiro, yabona amaze ukwezi abigerageza bitavaho, agahita acika intege akongera akisubirira kuri bya bindi yari asanzwe arya. Cyangwa kwa kundi umuntu atangira kwizigama, yageramo hagati akavuga ati amafaranga atagukiza n'ubundi urayarya, urayanywera. Hari abantu bahita babikora gutyo, yageramo hagati akabona birimo biramugora, akavuga ati n'utwari tugezeho reka tuturye n'ubundi nta kundi. Amafaranga atakubakira urayarya, uyubakisha umubiri. Intego rero yo kurira umusozi ni ugutera intambwe, nta kindi. Nta mpamvu yo kwirirwa ureba hejuru y'umusozi. Kora icyo utekereza ko ari icyanya cyo muri buri munsi, ibindi biharira igihe kizabisobanura. Scott Adams rero avuga ko niba ushaka kuzagerayo, cyangwa se niba ushaka kuzagera ku ntego zawe, ubaka system kandi uyikurikize buri munsi. Ibi ngibi nibyo rero bigarukaho muri kino gitabo cya Scott. Aho gutekereza ku gitabo uzandika, fata isaha imwe wandike buri munsi. Kwandika buri munsi ni system yo kuzandika icyo gitabo cyose. Aho guhora ureba ku munzani buri munsi ureba ibiro umaze kugira, irukanka buri munsi ahubwo. Rya ibiryo byiza buri munsi. Aho guhora ureba kuri konti ureba amafaranga umaze kugeraho, shyiraho uburyo bwo kuyakorera buri munsi. Hari n'uwahuranyije aravuga ngo niba ibintu ukora bitakomeza kubaho udahari muri iyo system yawe, niba ariko navuga, ku ruhande rumwe bishobora no gusenyuka mu buryo bworoshye cyane. Ariko umuntu wubatse system ashobora no kuba adahari, ibintu bikagenda neza. Ariko hano baba batanga urugero nko kuri business. Business niba igukenera ku rwego rwa nyuma kugira ngo ibashe kugenda, nuvuga udahari yanapfa, udahari ntiyabaho, nuko utarubaka system. System ni cya kintu wubaka ku buryo ugikora buri munsi kitakuvunnye, kandi kikakugeza kuri za ntego zose wifuza. Iby'igihe uzazigereraho ntacyo bivuze, ikizima no kuba uri mu murongo wa nyawo. Ngibyo rero ibyo twazirikana kuri kino gitabo cya Scott, nizere ko cyabanejeje. Twarebeye hamwe izo ngingo zose. Ni igitabo nawe washakisha, cyitwa How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Ni igitabo cya Scott Adams cyagiye hanze muri 2013.